ndagira ngo nkosore umuntu wirengagijwe gukosorwa. Njye naraketse yuko impamvu ashobora kuba yarirengagijwe gukosorwa ari uko ahantu ibintu abivugira ba bandi badukosorera mu ruhame naho ariho bakosorera abandi, kubera yuko uyu muntu ariho abivugira ubwo nawe banze kumukosora kubera ko ariho abivugira. Uyu mugabo ndagira ngo mubwire yuko ntabwo arusha icyara binwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku buryo ajya kumukosora ibyo Rasul yasize avuze ngo uyu ngo yabivuge ko uko abishaka. Arangije aya yo arayihindura burundu tamaman, mukosorera mu ruhame ku mbuga nkoranyambaga. Siko bimeze kenshi, ariko ugasanga hari umuntu ukora muri izo mbuga nkoranyambaga, ukoramo wenda afite amakazi Allahu a'lam, akavuga ibintu akabivuga nabi ntibamukosore. Naketse ko ari uko akora muri ibyo ngibyo batangarizamo ayo makosora yabo, niko nabiketse. Ndavuga bibiri, wenda ibindi tuzabishakira umwanya wabyo. Umuntu yarihanukiriye hadithi wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arayibeshyira, igihe kiratambuka, wenda nanjye narategereje ndebe ko ari bukosorwe, ariko byarirengagijwe. Nyamara muri icyo gihe iyo haza kuza kugira undi utungutse umutwe icyo kintu akakivuga gutyo, abantu bari no kumukubita ahubwo. Umuntu yaravuze ati al-ulama, hadithi wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni ndende, ariko harimo ijambo rigira riti al-ulama'u warathatul anbiya, waw ifite fatha, undi araza ayiha dhamma aravuga ati al-ulama wurithatul anbiya. Ni hadith twasigiwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ivuga ngo al-ulama wurithatul anbiya, al-ulama wurithatul anbiya. Aya ni amagambo ashobora kuba yahindura neza neza ibyari bigambiriwe muri hadith. Icyarabu imiterere yacyo nuko usanga ijambo ukuntu riteye ushobora guhindura gusa fatha aho yari rukashyira dhamma cyangwa se yari rukashyira kasra, ibintu ukabura bizambije, rwose. Rero hadithi n'uwa Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uko Rasul yayidusigiye, uyu mugabo ndagira ngo mubwire yuko ntabwo arusha icyara binwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ku buryo ajya kumukosora ibyo Rasul yasize avuze ngo uyu ngo yabivuge ko uko abishaka. Rasul yadusigiye hadithi ivuga iti al-ulama'u warathatul anbiya bifathi al-waw, waw ifite fatha. Ntabwo Rasul yadusigiye ibyo we yivugiye avuga ngo al-ulama'u wurithatul anbiya. Ni hadith twasigiwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ivuga ngo al-ulama wurithatul anbiya, al-ulama wurithatul anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati muri aya iboneka muri suratu al-a'raf, Allah aratubwira ati wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim al-anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana lihadha. Ini ndio jambo nashakaga, wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Uyu mugabo arangije aya yo arayihindura burundu tamaman, iyo arimo arayivuga yivugira ate ngo alhamdulillahi alladhi hadana lihadha, ha akayiha iriya nimba nabita alif yo gukurura. Wenda abahanga muri tajwid hano bahita babyumva, n'abahanga mu rurimi rw'icyaro bahita bumva ko ari amagambo abiri atandukanye. Ijambo hadana n'ijambo hadana ni amagambo abiri atandukanye. Lillahi rabbil alamin alladhi hadana lihadha, alladhi hadana lihadha. Tamaman uyu nguyu yamaze guhindura Qur'an. Tunamusaba yuko ibyo avuga byose ajya byivugira mu rurimi rw'ikinyarwanda, nibigera ku cyarabu liyasmut, ajye yicecekera, kubera yuko dushobora no bishobora kurangira navuze ikintu cya shirika ahubwo wenda, cyangwa akavuga ikintu gikanganye abantu bakaba banagira ubwoba. Ijambo ni alhamdulillahi alladhi hadana, suratu al-a'raf ku murongo wa 43. Alhamdulillahi alladhi
hadana, ntabwo ari alhamdulillahi alladhi hadana. Uyu rero sinzi impamvu atigeze akosorwa nk'uko abandi bakosorwa. Ari nabyo navuze, ni naketse ko aha bivugira kuko ariho n'ibindi bitambukira, ubwo wenda batinye kumukosora. Ubwo rero ahangaha uyu nawe nagende ajye gukosorwa, nagende ajye gukosorwa, amenye yuko aya uko imeze muri Qur'ani nta kuyigoragoza kundi guhari. Nagerageje no gushaka muri qiraati zindi niba hari aho byaba bivugwa muri buno buryo, ndahabura. Nsangira ijambo umwimerere waryo muri Qur'ani ni alhamdulillahi alladhi hadana, ntabwo ari alhamdulillahi alladhi hadana. Arikoresha muri muqaddima muzi byari byo, kuriya uje kubabwira icyo ababwira ari amawayiza cyangwa se cyagatangira avuga ati alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana li hadha. Iri ni ijambo riba rivuye mu magambo ya Qur'ani rikazanwa muri muqaddima, ariko rigume uko rimeze ku mwimerere waryo, ntirikinishwe. Alhamdulillahi alladhi hadana. Hanyuma noneho wajya kumva salamu yiwe akakubwira ati assalamun alaykum, fassalamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, fassalamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ntabwo ari assalamun alaykum. Iri ni ikosa ry'icyarabu. Hari ibintu bibiri mu cyarabu bitajya bihurira ku jambo rimwe. Nutangira uvuga uti assalamu, ino mim ntuyihereze dhammatain ngo uvuge assalamun, ahubwo nutangira uti assalamu ubwo ino mim iraba ifite dhamma gusa, uvuga uti assalamu alaykum, ntabwo ari assalamun alaykum. Nushaka iyi dhammatain kuyishyiraho, biriya twatangiye tuvuga tuti iriya alif na lam bivaneho, ubwo uvuga uti salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, nkuko byagiye bigaragara muri Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati salamun qawlan min rabbir rahim. Iri jambo no muri Qur'ani riragaragaramo, ariko undi afite ukuntu rifata kari nimba ari imbaraga nyinshi ababivugana ku buryo bigiraho ngo bimwe n'imwe bikamucika agatangira kubeshyira amagambo ari mu cyarabu. Ni ijambo rigira riti assalamu alaykum. Rero iyi salamu kubera yuko ari impano nziza twahawe na Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse no kurivugira ijambo uribonera thawabu, nujya kurivuga uzaryitondere, ntuzatubeshye cyangwa se utubeshyere unabeshyere amagambo yanakoreshwaga n'intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ntabwo ari assalamun alaykum, ni salamun alaykum. Mu gihe udashaka gushyiraho iriya alif na lam, utangira uvuga uti assalamu alaykum, ntiribe ngo assalamun alaykum. Ndakeka ngo biri kumvikana vani mu Islam.